Mama. Meze bite? Ni sawa. Ndamufashe se kwata ibirayi uratekaza ifiriti munsi. Oya, ntabwo uyu munsi rwose urakarya. Ntabwo ari byo turi guteka. Neza ko ubu ngiye guhata nibura nk'ibiro 3. Ndarya jyenyine none Teke bindi. Akoma. Utajya umbaza amakuru ubonye wenda nka Hasara avuye hano ntabwo ujya umuvugaho na rimwe. Mwana wanjye. Sugira ngo umwana hano. Reka ndabona. Sara ni umwana mwiza. Ugira ikibazo. Kandi humura. Sara ni umwana mwiza pe. Ubona ashyigikiye rwose. Ubona kubera umukazana se? Nta kibazo. Mwana wanjye. Uzaharanire kubaka umuryango mwiza kandi wishimiye. Anguson. Umwenzi w'iyibye rwose. Azamuhinywa. Tuzamo. Prima. Azahabwa amashara. Amugabo Somali. Uriya ni wenyine abandi bari mu nzu. Dadi urankunda? Ndagukunda cyane. Wowe na Sara ni mwe bantu nkunda ku rwego ari mwe bantu mu munezero. Kubera icyo mbajije icyo kibazo. Kuki bakwita papa Sara mama ukimita mu musifu? Kandi nzi ko Sara we mukuru. Mami, kana hagati nshaka kuganiriza. Bumva yiteguye se? Nta kibazo. Mami, hari ikintu nashaka kukubaza gusa nifite n'icyifuzo. Urabona muri kumpangira kujya kwiga hanze kandi mfite umuhungu dukundana Cedric. Dadi, sinzi impamvu ntakunda Sara kandi tuvukana. Mba rero mubwire Sifa. Ntabwo wagakwiye kwibaza ibyo bibazo. Neza. Wazite Cedric. Ni mute? Mama. Ya, sawa. Amakuru se. Mfite umukunzi ariko nagira ngo dukore ubukwe mbere y'uko ajya hanze agiye kuzajya hanze. Niyo nakora no mu murenge byumva kugira ngo nzabashe nanjye kujyayo mukurikiye nyuma y'igihe runaka nzamusangiye. Ndabizi. Sure. Mbese wabimenye gute mami? Ariko nta kibazo. Cedric turakundana kandi ndumva nyine nawe mfite icyifuzo nashaka kungereza kuri papa. Nashaka ko mbere y'uko njya ku ishuri hanze twazasiga dusezeranye ande nakazansangayo. Kubikanze se. Mwese urahuza gute ubuzima bw'urukundo n'amashuri? Oya, nyine urabona ngiye kugenda kanzamara igihe. Kandi hari yakubaka ubuzima bushyashya urukundo rushyashya. Yego ndamukunda cyane. Niyo mpamvu rero nari nifuje ko nyine wabimbwirira papa cyane ko njye ntabwo nabona bambiherewe na biriya. Nyine ukamumbwirira ko nshaka ko twasezerana akazansangayo. Hanyuma se umuhungu wanjye uwo mukobwa mwaba mugiye gukora ubukwe mu gihe wateguye cyangwa nuko wumvishe ko agiye kujya hanze? Wenda twari dufite gahunda ariko turabyihutishije nyine kugira ngo njye mfite impungenge agezeyo se bakamujyana. Numva ntabwo byaba ngewe nshaka ko buba akagenda byamuzira nibura kandi mumufashe mu buryo bwose. Ugomba gukunda Sara nka mukuru wawe kandi mugomba gukundana, sibyo? Ndetse ngwino tubasange mu nzu, bari mu nzu bonyine tuganirire hamwe twese, sibyo?
Yego hari ikindi kibazo rero mfite nshaka kukubaza. ufite ibibazo byinshi Mfite utuntu twinshi uyu munsi. Mami, kandi umbwize ukuri, ni ukubera iki? Sinzi impamvu nabyibajije, gusa ni ukubera iki bakwita mu masifa papa akamwita papa Sara, kandi ntabwo numva ko habaho gutandukana kw'amazina kandi tuvukana. hanyuma se Cedric umukobwa ni uwa hehe, ni muntu ki, undi ni ukwanda? Umukobwa ni Sara nuko asengera. Bakwiye kuba mwese wahamagara mama. turarara turataha turazerera turabonga turakora iki Yesu nurara hano urabwira iwakura he? ese nurara hano uzabwira iwanyu ko hano ari ku ishuri Aya, ikibazo wowe nurara hano urabwira iwakura he? ahabwira ko ntaraye mu biro ariko twiryamira Siryamye. ahubwo twiyarose twikomereze none nta turaganira yari mwana mwiza Papa kugenda. Mugiye se bite? Nta kibazo? Bigenze gute? oya natubwire naho ntacyo bitwaye natubwire ahandicara nta kibazo sa hari byinshi ufite kubwira papa wawe ngaho umubwira muri make. Dadi, ndakumva nashaka kubabwira ko mfite umukunzi kandi nifuza ko twazajyana hanze. ufite umukunzi ushaka Ko twazajyana hanze. yabonye ibyangombwa se No. Utamirisha. Byose. Hani. Yakobo. Ngiye kugenda. Nzagukumbura cyane. Bigenderamo gute? Gutekereza ko ibintu papa Cedric yakoze Cedric ari uwahe yabigizemo? ntabwo yabigizemo ariko None se nanjye ndi umuntu uri umuntu ariko ushobora kubabarira. Ntukunda umwana wawe? ntamukunda se so wanjye Ntabwo nabyirengagije, ndabizi neza. niba ari udashaka kubyirengagiza Ndanabizi ko wababaye, ariko niba ukunda umwana wawe niyo muha umunezero. niba udashaka kubyirengagiza noneho mu munezero nanjye undinde uriya muryango. Ndashaka ko uba uri gufatana kuri aka kantu. Ndi ko gakunda. Okay, nta kibazo. Banza ugire icyo ukora. Urakoze cyane. None se papa Cedric, Karame. ikintu nashaka kukubwira. Gusaba imbabazi ni ubutwari buva mu ntwari. Uyu niwe deje wahaye akazi umukobwa wanyu. barangiza Papa Sara, ni choreography. bampemukiye Papa Sara, ihangane iyo wicara. menya kuri kumwe n'uyu mugome mubi umwicanyi gusa. Icara tuganire nta Papa kibazo. Sara,
ibi nifuriza umwana wanjye nta kibi kirenze kumubuza kubana n'umuhungu yakunze. aya umuryango wiwumbwira. Mama Cedrine, Karama. gusaba imbabazi papa Sara nta kintu byatanga. Kunaherutse uri umukristo ni ku izina gusa. Umukristo ni utagira icyaha kamere. umuntu yagukorera kingana gute cyatuma umwana bigendera. Yesu Kristo niwe wabambiwe abantu, nge ntago ndi Yesu Kristo. Kasakaga. Ngo ndababarira mu muryango. Ntukongere kwishushanya. Nta kibazo. Ku mwana wanjye. Ku mwana wawe ni umwana wawe sukunda kandi ushaka kumubabaza. Cyambere sinamwamara inguma afite ku mutima. Ikindi kandi sinamuha ibyishimo yabuze. Nyamara twashaka abantu kuko nawe ni umuntu mukuru arumva. Amba Mama Cedrine, ibyo byafata igihe kirekire kandi nta mwanya mfite. Oya ariko nawe nabikubwiye kweli. Yego narabikoze. Please narabikoze nukuri. Like come on. Sara. Angana iyo nkuru hari mfite kuyibwira. Mfite kuyaha. Uko wagira ngo urishimye. Oya aya makuru hari mfite kuyaha. Byihuse kandi gusa nyine sorry ndagukongeje. No mom, I say don't. None se ngaho tuve hanze. Ngwino tujye mu nzu. No, please. Ntabwo nshaka kuvugana namwe ikikoresha. Gute nakuze munyeka ko muunze. Ntawo kwanze. Wow, nawanyanze. None se ikibazo ni. Wanyeretse ko nta kibazo dufitanye please. Urangije umuhungu twakundanye imyaka irenga ingahe yose. Umushyingira umukobwa wawe. Munyereke sifa ndamushaka. Yaramushingiye se? Hanyuma dadi wowe ngo ashaka ko mbana na Cedric. Sibyo? Yego. Urangije utuma kugeza ubwo abyarana na Sifa. No, mami. Sibyo? Mami oya kuvugana uri hanze. Yes, nacyo dushobora kuvuga. Uri hanze. Ntakaga noneho ndago abana se bose bagiye mu mahanga nuko baza bameze. Nyemerera uyakire uyibike uzajya ubitekerezaho iminsi n'ibihe bizabitwibutsa. Birazengurutse turabona.
none se klasi y'uyu munsi twicarana mu ishuri duhuza amaso turarebana sinuko nabashije gusobanukirwa wansobanuriye kuko ibyo ntuzi cyangwa wowe nakunze ese ko nakubwiye ko ngukunda ukambwira ngo ntabwo nkunda juna abakobwa urabazi uzi ko nabitsekaga ni ukuri kw'Imana ntabwo nabitsekaga gusa nanjye ndakunda bayikise Vino hano banguka nyegera nibiki murimo nakubwiye ngo iki niwe wa Mungu nakubwiraga yigoga neza ngwino hano mama mbabari banguka ngwino hano mama ntabwo bizongera kubarira mama nibiki uyu ni wa Mungu nakubwiraga yigoga nesha umutwe nta n'isoni wowe unshakira iki ku mwana unshakira iki ku mukobwa naraguhakaniye hari inkwano zawe nzi ndavuze ngo mugende mushake babo ndaje aha mumbwire rero ukuntu musigaye musomanira mu muhanda abana bazima koko nuko nakureze mama nukuri nakubeshe nkunda umukobwa wawe kandi turakundana mama Jonas ndamukunda mama ubu ngubu aho ngeze mama urabizi ko niga muri kaminuza ntabwo ndo gukontororwa bene aka kageni ese mama naba narakoze amakosa kuba nkunda Jonas Jona ndagukunda nanjye ndagukunda kandi cyane ndumiwe kuko babyeyi turabonana mu rugo turabonana